Muraho neza abakunzi bacu bara badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa nukubonera kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhanda ikintu cyose kizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bakiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo ukunda gupostinga wewe ukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Kandi nawe ufite smartphone kwibutsa ko ushaka code uratwandike cyangwa udahamagara ni kuri 089 9 335 16 26 katubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufasha kubona code nziza, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa uri hafi ariko bitewe n'akazi ukora bitakunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona abonekaho ku munsi. Ayo masaha yageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 089 9 335 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Warigishije ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa ibiri, tubigufashamo byaba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, ibyo byose tubigufashamo. We twandikiye kuri 089 335 16 26 tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndizera ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze kwanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukusurana kino kizami, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese gifite ishusho y'uruziga? Ese gifite ishusho ya mpande eshatu cyangwa gifite ishusho ya mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru ariko bucishemo umurongo ubereretse w'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo waduhaye ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Aravuga ngo iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Beka ngo ntihemerewe kuhagarara. Seka ngo umuvuduko ntarengwa wemewe mu gihe kuri bari kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere ukosora ikizame, iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo bashatse kwa ngo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga cyangwa se ibyapa biyobora. Rero soya ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda ikoze neza, uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ubonye utari kuyibona uranyandikira nkayigwa mu gihe kidarenze iminota 2 kuri 089 335 16 26. Ukibuka gukanda subscribe kugira ngo nindishyiraho indi somo uzahita uribonera ku gihe bitakugoye. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, kivuga ko wowe ukibonye utemerewe kujyayo ariko n'abariyo batemewe kuvayo. Ese kirangwa no kuba gifite ubuso bw'amabara asate? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Batubwiye ku buso gusa. A iraba ngo umukara, B ngo umweru, C ngo ubururu, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umutuku. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B umweru. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango, kiba kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Wowe ukibonye ntiwemerewe kujyayo, n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Rero urabona ko ibyapa ukunda kwibaza, haba mu buryo bw'amashusho, haba mu buryo bw'amagambo. Ni ingenzi ko wajya kureba iriya video nagukoreye kugira ngo bino bibazo byere kujya bikugora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byo byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo cyavuziho n'ikiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ara ngo amapikipiki, beka ngo velomoteri. Se mu binyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese mwa bino binyabiziga baduhaye ni hebe biba bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, kiba gifite ibikoresho by'ihoni byigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri mu mubande ukaba wabyumva, ariko se ni igihe kigira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze gutema iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B velomoteri, niyo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandikiye cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 935 16 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga nabwo tubigufashamo, haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Cyane cyane iyo mu mujyi wa Kigali ho biba byoroshye kwigana turi kumwe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugenda mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ese giteye ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ara ngo ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. Bega ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Sega ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bakubwiye ukuntu icyapa giteye, uvuga ishusho yacyo, ukavuga umuzenguruko wacyo iyo kiwufite. Murabizi ibyapa hari bigira imizenguruko nk'ibyapa biburira, hari n'ibitagira imizenguruko nk'ibyapa wenda bitegeka. Cyaba kibufite ukavuga n'umuzenguruko, ukavuga ubuso, ukavuga n'ibirango. Rero nibyo hano baduhaye. None cya cyapa kiba giteye kubuhe buryo? Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. So ko iyo tubicano yanyu urebe iriya video nagukoreye y'ibyapa byo ku mihanda, umenye icyo cyapa ukuntu giteye, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Gifite ishusho y'impande nyinshi, ubuso ntabwo ari ubururu, ntabwo ari umukara, ubuso ni umutuku n'ibirango by'umweru byanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo stop. Stop ni uguhagarara. Urahagarara byagenze ute? Nibyo tugiye kureba. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ara ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahagarara. Bega ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Se ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi biriya bimenyetso byaka bikoresha amatara atatu, ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Rero wabona hatse umutuku ugahagarara. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni
B guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kenshi kino cyapa bakunda kugishyiraho ahantu mu nkomane, ugiye kwinjira mu muhanda ntabwo uri kureba iburyo bwawo, nturi kureba ibumoso bwawo, kandi hari ibinyabiziga ugiye gusangamo. Ugahagarara niyo nta kinyabiziga ubona kugira ngo nubona nta kinyabiziga cyaje ubone kwinjira mu iryo sangano udateje ibyago ibinyabiziga usanzemo. Niyo mpamvu duhisemo B guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Kikaba kivuga ngo wowe ukibonye uri umuyobozi w'ikinyabiziga urahagarara niyo nta kinyabiziga ubona bitewe n'isangano ry'umuhanda ugiye kwinjiramo. Ndakeka ko waramutse ushyiramo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyapa kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Nkwibutsa ko uri gukosora kino kizami ukagira ikibazo, nyandikire cyangwa umpamagare kuri 0788 nkusobanurire serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize, iba ari ubuntu. Ubonye hari ikintu kiri kukugora ucyandika muri comment, ugakanda subscribe hasi umukara kugira ngo iryo somo nirishyiraho muzahite muribonera kugiye murabizi n'amasomo ariho, ni mwebwe mwari mwarayansabye muri comment. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo nijoro igihe ijoro rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Ese rero tara ribonesha kwa kino cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga mwebwe mu ndimi z'amahanga muyita ngo ni plaque y'ikinyabiziga. Rero tara riba ari kubonesha kuri plaque y'ikinyabiziga, ese riba ari kugomba gutorosha ku iyo plaque ku buryo nibura twazisomera ziriya nimero ziba ziri kuri iriya plaque mu ntera ingana iki. Ndakeka ko musobanukiwe, ariko ntabwo bavuga plaque, baravuga ngo ni icyapa kiranga ikinyabiziga inyuma. Ndakeka ko ubyumvishe. Ari aho metero 150 rero tare bikaba ryatorosha kuri plaque ukaba wasomera biriya bintu biba byanditseho muri metero 150. Beka ngo metero 50, sega ngo metero 20, naho muri D bakavuga ngo kuri metero 10. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuri amanota ari uze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro iso cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 20. No kuvuga ngo iyo uri muri metero 20 ririya tara riri kubonesha kuri plaque riba ryatuma uhita usoma ziriya nimero RAE, imibare Q, iriya mibare iba yanditse kuri plaque ukaba wayisoma ukiri muri metero 20. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini niba utari ugikoze urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari izacu twaziguriye ntitugomba kuzikoresha ryari? Araho hari ibimenyetso bimurika. Ibimenyetso bimurika baba bari kuvuga mwebwe mu byita mu ndimi z'amahanga ngo ni feu rouge. Izo ziguri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo. Beka ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ahari ibimenyetso bimurika cyangwa igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kiri. Mu bundi telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga. Hano bari kutubwira ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa hari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feu rouge ntukoreshe telefone ahandi bikaba byemewe. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. B nayo wumva impamvu itaba igiso cy'ukuri. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha ntukoreshe telefone, ariko niba utwaye kuri kilometero 80 mu saha ukoreshe telefone. Oya, niyo mpamvu A na B bitabaye ibisubizo by'ukuri.
A itabaye igiso cy'ukuri na B ntibe igiso cy'ukuri na C ntiyaba igiso cy'ukuri. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo D. Ndizera ko utari wagikoze. Nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe tugahita dutsinda. Aba ari ingenzi gukanda subscribe rero aho hasi, ugafata zino video ukazihereza inshuti zawe zikaza tugakora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe mu ndimi z'amahanga. Kudepasa bibujijwe gusa igihe bimeze ute? Ngo igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. Uriya murongo uba urombereje hagati mu muhanda w'umweru ukaba ucagaguye. Mbega ngo umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye, cyangwa se uriya murongo wera urombereje hagati mu muhanda udacagaguye, bikaba bibujijwe kunyuranaho. Se ngo ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera. Ikinyabiziga cyaba gitwaye ku musozi unyerera bikaba bibujijwe kunyuranaho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Murabizi uriya murongo urombereje hagati mu muhanda iyo ucagaguye uba wanyuranaho, uba wakatira ibumoso, uba ushobora no kujya mu kindi gice cy'umuhanda, uba wahindura icyerekezo. Naho iyo uriya murongo urombereje hagati mu muhanda udacagaguye ubujwe kurenga, ubujwe kunyuranaho. Ndakeka ko waramaze guhitamo B. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Ese uri kugenda mu nzira nyabagendwa. Iyo bavuze nzira nyabagendwa ni kimwe kuvuga ngo umuhanda. Uri kugenda mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, kuzi ko tugendera iburyo. Ese rero uruhande rw'ibumoso rwo ruba rwadufasha iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Murabizi tugendera iburyo, ariko si uruhande rw'ibumoso rwadufasha iki? Ngo kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. Aho ni kuri A. Mbega ngo kunyuranaho cyangwa ukatira ibumoso. Se kaba ngo icyitegereze neza. Hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi rero ruhande rw'ibumoso rudufasha kuba twanyuranaho, hari ibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa cyangwa gukatira ibumoso. Utari wahisemo B. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese igice kirenga ku biziga ntigomba kurenga ibihe ibipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Iyo bavuze ibiziga by'ikinyabiziga no kuvuga ngo imipine, mwebwe mubyita imipine. Ese kiriya gice kirenga ku biziga kuva ku biziga ugera imbere cyangwa ugera inyuma ntikigomba kurenga ibihe bipimo? Ngo iby'inyuma metero 3, B ngo iby'imbere metero 2.70. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A iby'inyuma akaba ari metero 3 na B iby'imbere akaba ari metero 2.70 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Iby'imbere aba ari metero 2.70. Hari igihe uzajya mu kizamura akora mu kanya ukabona bavuze ngo iby'imbere metero 2.70. Ntibikugore ugihitemo nicyo kiraba ari igiso cy'ukuri, kuko murabizi kuvuga ngo 2.70 no kuvuga ngo 2.7 byose aba ari kimwe. Zero iri inyuma y'akadomo iyo nta wundi mubare ukurikiyeho nta kintu uba uvuze. Ndakeka ko waramaze guhitamo B.
ndakeka ko waramutse ukandika ku rupapuro. Noneho iby'inyuma bari metero 3 na santimetero 50. Nujya mu kizami wavuze ngo iby'inyuma metero 3 na santimetero 50 cyangwa havaho metero 3 n'ibice 50, uhita ugihitamo nicyo bari igiso cya nyacyo. Rero iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70, mu gihe iby'inyuma ari metero 3 n'ibice 50. Niyo mpamvu duhisemo B gusa, kuko B niyo y'igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumuriki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikoreye burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. No kuvuga ngo ikinyabiziga cyawe gitwara toni 5 ntabwo wemerewe gutwara toni 7, biba bibujijwe. Ariko baratubwiye ngo hari ikinyabiziga cyo kiba kibyemerewe ku buryo gishobora kuba cyatwara toni 10 kigatwara toni 15 kandi bagibona mu muhanda ntibagihane. Ese ibyo binyabiziga byo ni ibihe? Arangwa ibinyabiziga bya polisi, bega ngo ibinyabiziga bihinga, sega ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Yatwara toni 5 aba yatwara toni 7 kandi bamubona ntibamuhane, ariko we nubikora bazahita baguhana. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igisubizo kimwe cy'ukuri. Arangwa hegereye umuhanda unyerera, bega ngo ipine yapfumutse, se ngo hegere icyabwo kidasobanuye ukundi. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo imbere hari hatangirwa serivisi. Ese kino cyapa gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se ahegera icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyapa biburira byose birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ibyapa byose uzabona biteye kubwo buryo uzamenye ko ari ibyapa biburira. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 355 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Tuguha imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye ko tukwigisha mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 355 16 tuze tukurebe tukwigishe wige mu gihe gitoya ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu mubare ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A iravuga ngo mu mezi 2, B ngo mu kwezi kumwe, C ngo mu minsi 15. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Hari ikintu kibaye biba ngombwa ko bahindura ibyanditse bireba nyiri karita, kandi murabizi ibinyabiziga birasora, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu mabara ishinganye. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta iso cy'ukuri kirimo. Ese ko watubwiye ko nta iso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Biba bigomba gukorwa mu gihe cy'iminsi 8. Nutabona bavuze iminsi 8 uzahitamo ko nta iso cy'ukuri kirimo kuko bikorwa mu minsi 8. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushaho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Murabizi bari kwerekana ahantu habi, bakoresha rero no tara ry'umuhondo
rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso murushijeho kwitonda. Ese iryo tara bashyizeho ryo kukubwira ko ugomba kuhaca witonze rihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ari ngo ntacyo gihindura, mbega ngo abo rireba nibo batambuka mbere. Se ngo batwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Uretse kukubwira ko ugomba guca aho hantu urushijeho kwitonda, icyo kimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'igihe kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ibimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga ariko ntibirebe ibinyabiziga bikurikira. No kuvuga ngo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi baza bagisanga kubera giparitse bagihagaritse mu muhanda, bagomba kumenya ko gihari, hari ukuntu kigaragazwa. Ariko hari utwuvuga ngo hari ibinyabiziga byo nubwo babihagarika mu gihe cya nijoro ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Ese ibyo binyabiziga byo ni ibihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro. Ari ngo velomoteri, mbega ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Iseka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikinyabiziga kirahagaritswe, hari ukuntu kigaragazwa, ariko bari kutubwira ngo hari ibinyabiziga byo nubwo babihagarika mu gihe cya nijoro ntabwo ari ngombwa kugira ikimenyetso cy'itara cyerekana ko icyo kinyabiziga bagihagaritse. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe? Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri ndetse n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande iyo babihagaritse mu gihe cy'ijoro ntabwo ari ngombwa kugira ikimenyetso kiburira abandi bayobozi baza bagisanga basanga ibyo binyabiziga, kubera ko bino binyabiziga bitwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, uba ugomba guhitamo C uvuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Iyihe myaka? A ngo imyaka 10, B ngo imyaka 12, C ngo imyaka 7, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Murabizi hari imyaka umwana agiramo agakubakana ku buryo budasanzwe. Rero umwana udafite imyaka 12 kuzamura ababujijwe kwicara ku ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho y'imbere. Ndakeka ko wari umaze guhitamo B, ndizera ko wari umaze kuyandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki mu gihe umuyobozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso? Ese umukozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso wakora iki? Ugeze hariya ku maferuje usanze atari gukora, kandi bikunda kubaho, ariko hasanga umukozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso, ese wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano hari ibisubizo bine baguhaye. Ari ngo gukata ibumoso gusa, yaguha kiriya kimenyetso ugakata ibumoso gusa. Mbega ngo gukata iburyo gusa ugakomeza imbere,
sega ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo komeza imbere gusa. Ese hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Mu gihe umuyobozi ubifitiye ububasha guha kino kimenyetso ugeze kwa biriya bimenyetso bimuri kugasanga bidakora, uba ugomba hano isoki kuri nta kindi ni se guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kubera ko hari ahantu hari biriya bimenyetso bimurika haba huriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero mu gihe aguhaye kino kimenyetso urahagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kuko hari abandi aba yemereye bari kugenda, kubera ko ibimenyetso bimurika byapfuye, nibyo byakagombye kubayobora ariko byapfuye. Rero iyo hasanze uno muntu akaguha kino kimenyetso uhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ndakeka ko waramutamo se, ndakeka ko waramaze kwandika ku papuro utari wahisemo ndiza ko n'ikimuka kije mu kizamu urakora, urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rike mu ntera nibura ya. Ese amatara ndangacyerekezo aba agomba kugaragara mu ntera ingana iki nijoro igihe ijuru rikeye? Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere tukaba nta gicu kibuditse dufite, babyita ko ari nijoro igihe ijuru rikeye. Mu iyo ntera rero ara ngo metero 100, B ngo metero 200, C ngo metero 150, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 250. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, isoki kuri nta kindi ni se muri metero 150 nijoro igihe ijoro rikeye. Ikibazo cya 19 ari nacyo kibanziriza icya nyuma kirabaza ngo birabujwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa naryo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Birabujwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Kubera ibinyabiziga ara ngo ibinyabiziga by'ingabo, mbega ngo ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Se kavuga ngo iki? Se ngo ibinyabiziga bya polisi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso kikuri kirimo. Hano urabona iso kikuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, ndakeka ko iso kikuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kikuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese igaragaza iki? Ara ngo ahanyurwa n'amagare na velomoteri, mbega ngo ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, sega ngo ahanyurwa n'abanyamaguru, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso kikuri kirimo. Ese hano urabona igiso kikuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, iriya mirongo ibiteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, ese isobanura iki? Ndakeka ko iso kikuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso kikuri nta kindi ni se nahanyurwa n'abanyamaguru, mwebwe nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Mubona ko iriya mirongo ya zebra cross ibiteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo, mbona ko ibihagaze kandi n'uwa murongo ubuhagaze. Rero ndakeka ko waramaze guhitamo se ahanyurwa n'abanyamaguru, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga twandike cyangwa uduhamagare utubwire, ese tukwigishe mu buryo bwa online, ese tukwigishe turi kumwe, ibyo byose tubigufashamo kandi mu gihe gitoya. Ntukarindire kubanza wajya mu kizame ngo ukore ngo nutsindwa ngo ubone kutugana, kuko turakwigisha n'ubundi aba ari nk'ubuntu, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 bigufashemo. Ukeneye kode izarizo zose murabizi turi mu ntangira z'ukwezi, kode zirahari, zaba iza provisoire zaba izo kuri kategori. Twandike utubwira kare ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka tubigufashemo. Ibibazo biri gukunda kugaruka mu kizami, birakosora kino kizami cyose gikozwe urajya urakora rimwe uhita utsinda. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.